munsi ni inama y'amatora saa 2 muze mwitwaje n'iby'umumotsi. Itangazo uyu munsi ni inama y'amatora saa 2 mwitwaza n'iby'umumotsi. Itangazo uyu munsi ni inama y'amatora muze mwitwaje n'iby'abamotsi. Ibintu byo kuvuga ngo amatora uriya rero reka nkubwire amatora none se ahubwo kuba kwamamaza baratwigara jewe nabayobora neza. umuntu waba afite ikibazo yaje arabanza agashyiramo hano ni wowe baratora namara kunywa nehagiye ngakemura ibibazo byabo ariko banagutora n'abaturage bangurira kositimu cyane. amatora wabona n'ibyo bazatora kuri uyu musozi utitwaza iby'abamotsi ntazi. komera Karori mwana wanjye komera cyane. ni Karori wa muhungu utuye haha usigaye ujyana n'umwana hepfo yo kwa None n'umumotsi kandi ejo none ni inama y'amatora. aho ni muntu wayobora uyu musozi usibye njyewe reka ntago wakongera kuyobora ibibazo byanyu nzaje ndabikemura. abayobozi nkamwe turabarambira wapi reka nikomereza akazi kanjye wana muramye muneke se gucana nijoro yabyishe ariko kuvuga ngo nta mutsi kandi batubwiye ngo nabakangura pantaro yancikiyeho kubera gutaha nijoro ndi kumoka ndi imbwa se. komeza umuke gahunda inyange gashingira ibyo bazatora nibagiwe muye n'abavandimwe nijoro bari banyishe. siko turatora turondera usigura sinzi uyu muntu ndatoranye wa muntu nguraga icyo kintu cyo kunywa ntabwo urebye watora umuntu wazahugira umumaro uretse ngeze kuri site y'amatora turavugana mu kanya. ushobora gutora umuntu wahondo gucuza inzoga z'abagabo ugatora umuntu utakugira umumaro umuntu urarya ruswa muretse jewe umuntu urantora please basaba umuntu urantora wemereye kuzibonjesha umusuru ahantu hitwa mu Gataraga mu Kinkware Nyabugogo gutoragura voka kandi nzajya mbagurira igisheke cy'ijana cyawe. nta wagutora ninjye muyobozi aka gace gakeneye ibintu byose nzabishyira ku muntu. ikindi umuntu urantora azarya neza buri munsi ku buryo azagira imbere heza nkagaragawe hujya ruswa ntabwo rya ruswa ariko se tutaziriye ngo zishire ubundi mutureke tuzirye zishire mu bigaragara hujya ruswa ibyo ntabwo nabikora njyewe uzananora oya rwose njyewe ntabwo amajwi murayamba reka nkwandike mu bantu banjye imbere yawe ni 07 mubiwera kangende niherere hano kaniherere hano atagira umbona kanchire akakana tujye mu matora wa mwana mungana numbeshe ngo hariya none nawe uramuzi ukabuhora n'amatora bakutauje igihe nirikira ukagurukamo inama rwose uje gutura bahageze ariko si mwebwe ni umuzika kwibohora utumaga umuntu aruhuka. uramenya uyu mwana udatuma areba iby'abakuru muhuka aya ugisutame nk'aho kwibohora bitumaga umuntu aruhuka ntabwo mwari mubizi uko gisura gutera mwari ahubwo numvishije ngo haraba amatora tugenda tuje mu matora amatora si baratoreraho
tugenda bose kubora muzi ko bitaruhuye nizere ko utarebye iby'abakuru sibyo urakibonye urarubonye ugeze utayahogeye gutarama cyari kiri kunywa ariko turagutora ntaribyo turagutora Inje banaratora ariko. Hano ijya wicara niyo muze niyo. Nahanga amatora inama y'amatora. Cara ariko muzuri w'ubusanga. Nasoma rwose utari no kunsomya. Kari nje bari tugutore si. Ariko umukandida yawe. Jewe mwana wa. Inama. Nibatantora bazagutora. Yaje banamura. Byanga bikora. Mwihute mu ntara ni y'amatora. tuvuye ku mazi akadushira gikuru Nje muje gutora byanga bikora. Genda umukandida mugomba kuntora. dufite uwo turatora Oya mugomba kuntora. Bafite uwo baratora. tugejeje ku majambo Bafite nabagejeje ku majyambere se. ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe Bafite uwo baratora. ari wowe Ko mfite icyo mu bigaragara iyo nda yawe nuko bunini bwawe wararondoweho Iyi nararirondo mu buryo bw'ibitekerezo. Warago bagutora niyo ndimeza nk'idoma wowe. Anama. Idoma sininde wanama. Inama. Barantora. Amatora. Murakoze hata kuza kuntora. Murakoze kuza kuntora. Iyo uzatora. Icara ntore ka. Icara ntore. Ninjye muratora. tugomba gutera umuntu watugirira umumaro umuntu watugirira umumaro umuntu watugirira umumaro niyo tugomba waduhaye imihanda waduhaye Naraye ndose nabaye umuyobozi. Naraye ndose mwantoye. Ntabwo twagutora. Nzaba umuyobozi. Nibangira umuyobozi nzakogoshesha uruhare. Wagira ngo neza. Reka niruhukire n'umufana wawe surangura n'agacu. Yewe nije muratora ubundi. urabura gutora ngewe ukire. Ongera ukoreho sha ongera ukoreho. wagira ngo yamize ishashi y'amazi Urantora. yazatumira bunguru Urantora maze nabi yose. Muceceke banore, muceceke bagiye kuntora. Mwese ni muntora. Umva ijambo. Mwese ni muntora. Murasoma kuri wasomeje ibyo byihore nawe yaje kwamamaza se dore mungu waje gutora Gira abantu bose ko ari ngewe muzatora. Ngewe muzatora. Ongera ukoreho. mumfashe dutore mawuzi muzantora mwese muzantora. Undoraga yasinze. Undoraga yasinze. ariko umuntu tugomba gutora ni umuntu watugirira umumaro Genda bagira umumaro. umuntu watugirira umumaro urumva umuntu waduha amajambere abana bacu bakiga Keep silent. kubyira uratora watugira umumaro tugomba gutora Urugore ko yatinze noneho ra. Amenya ndabigenza ndiko ndeba abandi bahungu biyice kurabo. Akomaga muri mu biki buriya nukubera iki? Sasa. Sasa iki? urugabo we Sasa iki? Wabimenye ko arije baratora. Yesu ashimwe. Nuko Baraga maze ni namwe muraho. Nanjye ntari Aryango muje mu makira. Ibyo byanyu mubivemo. amatora tugomba gutora umuntu watugirira umumaro
tugeze ku majambere niyo tugomba gutora abakerewe mu bahane nka buriya hirya yawe watekereza umurenge watekereza umurenge Yagitekereza gute se n'iyindi ngana wagitekereza gute n'indi wahoze wasinziye Nende kugushakira hari ikibazo mfite ikibazo anageze mwese munore adavoka mujye muhaka nuko niba watekereza umurenge si watekereza nisiba watekereza zose bari kuntora wowe uryaga ruswa zose n'abaye umuyobozi nawe wagutora warase nabi Haleluya. Nyine tugeze hano mu nama ariko twatiriye umuyobozi mukuru ageze hano tumuhaye ijambo kugira ngo agire icyo tugezaho ku bijyanye n'amatora. Yesu ashimwe. oya hano sinagurusa Amen. oya Nyine ku bijyanye n'amatora naho buriya tugomba kureba umuntu watugirira umumaro. Tubonye umuyobozi mukuru wacu ageze hano tumuhaye ikaze kugira ngo atugezeho ikiganiro nyamukuru cyatugejeje aha ngaha. Amen. oya amena yakuzuramo Nyine amena yakuzuramo nyine ndi mu buryo bwiza mugenzi wanjye. yego Ntiwakijijwe ntiwabatijwe nakijijwe mwaka gafuka warabatijwe ariko karuzuye ndavuze ngo icare cyangwa baguca amande bancamanda nakerewe gutaha mwicaza ubundi we uruwe nakerewe njyewe noneho baguha ijambo ari wowe ubivuga rubanda baguha ijambo ari wowe ubundi kigabo gisigaye cyarembe icara tubandi kumva umuyobozi bavuna ugundi noneho umuyobozi wacu ageze hano turashaka kugira ngo atugezeho ikiganiro nyamukuru cyatugizinduye cyatugejeje aha ngaha. Ni kaze ni karibu umuyobozi murakoze. yego abaturage beza muraho mbona mukeye cyane Twishimiye kukubona muyobozi. turi mu matora murakoze ndabona mwakeye cyane ndasakuza mugabo ndabona mwakeye cyane mwambaye imyenda ifuze murasa neza turasa neza uyu munsi Alo kutaje mu matora ntabwo baragushiraho ze uyu munsi nizere yuko mwicaye ngaho ibyo nakazi kawe cyo uyu munsi uyu munsi wishire ku mubyizi w'amatora nabayoboye neza ceceka umuyobozi avuge ariko kugeza kuri uyu munota ceceka umuyobozi avuge yewe Rwanda yanjye irarangiye nifuzaga yuko haboneka abandi bakandida nabo bakagera bagatera ikirenge witera kavuza na kavuza cyanjye murakoze ariko wanahasubira muyobozi yes tugiye gutora turage mugire umutekano. yego bo hari umuntu umuyobozi twari dufite atuyobora ariko yarangije igihe mana yarangije none abantu tugiye gushiraho n'abantu bizewe kandi mwebwe muri bitorere. yego abakandida murahari? turahari. abakandida mwese murahari? turahari. baturage mwemere gutora umuntu uzabagirira akamaro uzabageza ku majambere. muratora muri tayari? ubwo ni jewe buri wese ugiye kwiyamamaza ahangaha ari perezida avuge
amajambere azageza ku baturage. Muranyumva? Murakoze. Ubwo duhereye ku wa mbere no kwanza. Wa mbere. Chegabo n'ibidasobaje tora. Mwitonde amatora garicaguriraga. Mushishoze. Uranantora ni handi. Yose warutora nura. Yasufite inda ya munani. Uranantora ni handi hanyi. Nigorate. Aho mupengo aho wewe nubundi se ko barantora muhumure muzahaga sinako tuzagira nk'izo zabagurira ibisheke abarantora igipenda umusururu imbada na voka abagabo bakwitaga abagore babo abagore bazajya bakwita abagabo nta kibazo ndabihindura abagabo bakwitaga abagore ni mu ntora abagore bazajya barakwita abagabo iyo niyo migabo n'imigambi yawe none se biterwa n'ibyo wari reka dutangije amahano uriya mugabo ufite inda wagira ifite boshi bombo uraga ni ruswa no kujya ririra ntabwo watuyobora nzabayobora ntubura ubona abantu bagufi nzabagira barebare aho ngaho ndagutaye uyu mugabo tumuhaye ijambo Tureta mutuze agasaba bo mutuze tumutore azatugurira inzoga tunywe nzabagurira inzoga umuntu wese uzajya araza gushinga akabare mu isantire ya Gataraga azagera bonje abaturage bose nibarangiza kwibonja abone gupima inzoga se nanjye mfite igitekerezo yego tugwaye ijambo urakoze none uyu mugabo ndi kubona afite nyakwa wajyanga aratwite nangwa nawe bamuteye inda birashoboka oya nako ndabyibutse none kuvuze ko abagabo tujya turakubita abagore wa muyobozi wahabaga ntabwo yavuze ngo tujya turakubita ahubwo we yatugiriraga neza akatujana gake gake tuzongera wa undi tumutore ahubwo dusabire tumwana impamvu yabajyanaga gake gake namwe mukagenda gake niyo mpamvu mutageze ku iterambere kuko mwagiye gake ushaka kugera ku iterambere arihuta nkuko nihuse nanjye naje mfite ijambo duhaye uyu hari umunyampinga uvuze ko tugomba kumuha ijambo aha ngaha nahagurukiye tumuhaye ijambo karibu ndibutse nari njya kwiyamamaza ariko hari ikigabo twahuriye hariya hirya cyaba cyarengwa ko kigatuma batantora uwo mugabo mwahuye hirya mwahuriye he hariya ari gukora iki ari kurya nuko se kurya yanyaga ku gasozi yanyaga hehe mu nzira nta kindi kibazo ufite sawa nta kibazo uwo mugabo yaba yari kuza mu nama uwo mugabo ni uwuhe haguruka umukore ntimurukumva kandi ariko rwambaye n'ubusa yahaneye mu nzira kweri n'impamo ya muntu muyobozi karame mfite ikibazo njyewe mu by'ukuri baturage murabizi ko ndi umukire ku musozi baragutora yewe numvaga bakagombye kuntora nkabayobora wagira ngo uri umusinzi ariko nawe ariko uriya muyobozi wavuye hano wikwizimba mu magambo gamba usoze uriya muyobozi wari utuyoboye jewe yangiriye neza ndikumva nakongera nkamutora ahubwo nakabura da nuhe icyakora uriya mugabo wari uri kunya mu nzira we arakanya yihoma arakanya yisira mu kwibabara ntibitumaga umuntu aruhuka nta ufite ikibazo nta ufite ikibazo ngo haye ijambo ni karibu ayiwe arankandagiye we atuye nanjye mwahora aka tuzayoborwa njye
ikibazo cy'abajura mwari mufite nshaka kugikemura hayoboye soko buri muturage wese nzamuhimbwa iwe mu rugo avuze yuko uzageza ku baturage buri wese ukamworoza imbwa undi ufite ikibazo ufite ikibazo tuguhaye ijambo imbwa koko ngahibaze umuntu ugiye gutanga imbwa ikibazo cy'abajura nshaka kugikemura imbwa harya imbwa urayizi imbwa ubwo si wayobora nimba ugiye kuduha imbwa icara ikibazo cyanjye ni ico nta wundi ufite ijambo abandi batanga inka nta wundi ufite ikibazo urusi yabaye wagusenga imbwa uzatanga bazazirya dore ngimbwa munyitorere nzabagurira ubusurudu uriya mugabo afite ikibazo wara ngo musego uyu nguyu yaje ari kuvuga ati azatuyobora azaduhimba imbwa barazijyaga ntabwo bazijya ari ikibazo cy'abajura bwari bufite nicyo cyari kibateje urashaka kugikura uraduhimbwa nawe urimbwa kumva zigiye kuzemo ngo buri rugo ari umupolisi ariko nuriya watuhera ibitero zabaha n'imbaga na fu sorry hari umubyeyi nyakubahwa ahangaha usanzwe atuyobora ni bane bamwe kumutora oya yarangije manda ni bane bamwe kumutora abaturage mwese mwamuhurijeho yuko turamutora havuga umwe ikibazo hano yego kubera ukuntu uyu musaza yatuyoboye neza twebwe turi kumva twamusaba akongera arashaje afite wenda akongera arashaje afite n'inka asazaga imyenda nayo ndayo ni igisore dore inda ni igisore dore ka abawugazaza mwigisha twongere tumutore nanjye nuko nari ngiye kwiyamamaza amajwi yanjye nkayabona kiriya kigabo nicyo cyanteye iwawe urakoze urasobanutse nanjye mfite ikibazo nanjye mbonye wakabimenye nyine n'ubundi wariye niba urya nanjye ijyanye ndarimuhaye nanjye mbonye nta kintu nazageza ku baturage naza hasi y'indasubura nahaza n'abaturage amajwi yanjye ndayaguhaye ariko uzaze nguhe n'iyindi byose ndabiguhaye nguhaye amajwi nguhaye inka nguhaye abaturage aho murakoze mungiriye icyizere twakoranye neza rega nta handi biva burya byose tubifashwamo no kugira gute no gusenga nta handi biva mu gusenga warasenze ahubwo ugura iki ubu rero imigabo n'imigambi rero noneho ngiye kubagezaho twabonye imihanda myiza yo ku butaka ubu noneho dore ndi gushaka icyerekezo turimo nicyo gushyiramo imihanda ijyana no mu ijuru tuzaje mu ijuru nta yego uyu we yicarana jambo ufite wowe havuga umwe nayo ibintu biri kunuka none kino kigabo kinyaga mu nzira uyu muntu uzatujana mu ijuru tuzongera tukanamutora tuzongera tumutore turi muri gahunda ya aguramada uyu mugabo nawe
ugomba kuzashiraho gake gakeya n'abasaza ukabagira barebare nk'iki gisaza nacu urabona uzangurira ikositimu yego ngaho icara kwagura amada rero uvuga nta handi ni ugukora mugakora amasaha 28 aho ndagushimye tugomba gukora mu mifuka mu mifuka ukoresha amaboko ureke twumve wa mugabo ikibazo afite ikibazo afite ni ikihe mfite ikibazo n'iby'inshuro 99 n'ibice 98 n'ibice 7 ubu nanjye uwo muhanda nzawunyuramo narivyera uzawunyuramo ugiye mu ijuru uzawunyuramo cyangwa se ukwihana unyuramo yarego hari n'imigozi yoroshe ayikanagira agahita hanuka kwihane ndamushigikiye azaba ayafite ane amacupa oya kwihana nuko uva mu byaha byaho ukora kwihana ntabwo uri kwihana nagize ngo n'amacupa yaragiye kwihane jano yaje ngo nemere ariko najambo kwite we sinzemera yaga mu nzira sinayobora nzigira umva batamugabo n'igisambo ku musaraba cyarababari okay ntabwo ari igisambo yego naribye waribye uzasubiza nibyo uzabisubiza neza tuzongera tugutore Yesu